Ndagusuje cyane nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu bikenewe, ariko ibi bintu nubwo bikenewe bikorerwamo uburaya. Ntabwo bivuga ko abantu bose babikora cyangwa se babikeneye bakora uburaya, ariko my dear, aha hantu hakorerwa uburaya, ibi bintu bikorerwamo uburaya. Umva, ushobora no kubyumva ukavuga uti oh my god, umuntu wanjye ntabwo nzongera gutuma ajya muri ibi bintu, ariko birakenewe. Ku rundi ruhande ukabona ntiwamubuza kubera ko bikenewe. Ibyo bintu bikenewe ariko bikorerwa mu buraya ni ibiki? Ese wowe umuntu wawe ajyamo, arabikunda cyane abijyamo? Ese niba bikunda cyane abijyamo, mujya mubiganira? Yigeze anakuganirizaho ngo bikomozeho ko habamo uburaya kugira ngo namenye yuko wenda we ashobora kuba atabukora, cyangwa se mu kimwe ntabwo yigeze abikomozaho? Wenda ntiyanabikomojeho kuko aba yumva aramutse abikubwiye byaba ikibazo, cyangwa se wowe mujya murajyana, ntabwo agenda wenyine, mujyana muri babiri, which is very good. Niba mujyana mwembi birumvikana, icyo gihe nyine ntabwo uburaya bwakorwa kandi muri kumwe muri babiri mwarashakanye. Ariko ni ibintu bitanu bikorerwa mu buraya ariko bikenewe, donc ntabwo ushobora kubimubuza burundu, nubwo atari ibintu bikorwa n'abantu bose, ariko ntiwamubuza burundu. Icya mbere ni massage, my dear. Abenshi bajya gukoresha massage kuko bumva bakeneye kwivura amavunane, kunanura umubiri, ariko ugasanga hari n'abandi bantu bayijyamo kubera yuko bayandikiwe na muganga, ni ibintu bitandukanye. Massage rero ni ingenzi mu buzima rwose, ntabwo twabitindaho, ntabwo twavuga ngo umuntu ntakayikore, ni ingenzi. Ariko kubera ukuntu massage ikorerwa ahantu hiherereye, cya cyumba kiherereye, rimwe na rimwe kirimo akamuri gakeya, ahantu hahumura cyane, kandi n'uburyo bwo kuyigukorera ubanza kuza gukuramo iyo myenda yose cyangwa se hafi ya yose, urimo wenyine, uri kumwe na wa muntu ugiye kukumasa, rimwe na rimwe muhuje igitsina cyangwa mutagihuje. Reka nkubwire, aha hantu ni ahantu abantu bemeza yuko hajya hakorerwa uburaya, kuko uburaya nta nubwo buvuga gukora imibonano mpuzabitsina gusa, ahubwo hari n'igihe haba ari ibyo bintu byose buganishaho. None se ubundi wowe wari ubizi yuko ngo muri massage hari naho bishyura kugira ngo noneho ngo umugabo bamumase n'igitsina? Ntabwo mbizi niba n'abagore babamasa igitsina, ariko nabyo birashoboka. Gusa ikintu kigaragara muri massage ni kimwe, uretse no kuba hakorerwa uburaya, hakorerwa n'uburaya bw'abantu bahuje ibitsina. Donc lesbians, gay, niba urimo kukumasa ari umuntu muhuje igitsina ariko akaba ari bya bintu utwarwa n'abantu muhuje igitsina, biroroshye cyane noneho ko hariya muri massage ariho wa muntu niba mwarahuje, uri umukiriya, niwe uguha service. Bishoboka cyane ko wasanga ari we muntu uhora ujyaho, ugasanga ukunda kujya muri massage buri munsi, kumva ugiye gusanga yo wa muntu kugira ngo agire ibyo akukorera, nyine bikugirira kandi kamaro karenze ako kukuvura no kugufasha mu mavunane. Ahandi hantu rero ni muri sauna naho cya cyumba kiherereye kirimo imyotsi myinshi, gisa naho kitabona, kandi mugomba kujyayo mumeze nk'abambaye twenda twa ntatwo. Naho ni ahantu abantu bemeza yuko byoroshye cyane kuba hakorerwa ibintu bisa n'uburaya, gutangira kuba mwasomana cyangwa se mwakaresanya, cyane ku bijyanye no gukaresanya, gukorakoranaho, ndetse bya none ngombwa bikaba byagera kure bitewe n'umubare w'abantu bari muri iyo sauna, cyane ko mushobora kuyijyamo muri babiri gusa, ntabwo ari ngombwa ko musanga harimo n'abandi bantu benshi. Kandi sauna nayo turabizi yuko ifite akamaro ku mubiri, ituma imyenge y'umubiri zibuka, ukongera ugahumeka neza, ndetse rimwe na rimwe no ku bantu bafite indwara zitandukanye, kujya muri sauna hari igihe bigufasha, ugasanga uhivuriye indwara zitandukanye, kuko ni kimwe no kwiyuka, kwa kwiyuka dukunda gukora bya kinyarwanda mu rugo, kubabizi, kubazi kubikora. Ni ibintu rero bifite akamaro, bikenewe, ariko kandi my dear, ushobora gusanga uyu muntu runaka ujyayo twari tuzi ngo arabikunda gusa, kumbe ahashakira za serivisi ziganisha kuri cya kintu nakomeje kuvuga ngo ni uburaya. Ahandi hantu rero ni muri salon de coiffure. Salon de coiffure urambwira uti ntabwo bishoboka, haba hari abantu benshi. None se iyo urangije kwiyogoshesha hanyuma ukagenda muri ka kumba bakajya kugufura mu mutwe, hari undi muntu mwinjiranamo? Of course nta wundi muntu mwinjiranamo. Ushobora kumbwira ngo ntihaba hafunze ngo n'abandi baba bashobora kwinjira? Yes, nuko wowe uri muri iyo sanse yuko nyine ibyo bintu by'uburaya bitabijyamo. Ariko noneho niyo haba hari abantu, uzi ko umuntu hari akumesa mu mutwe akagukorera amakaresi n'ibiki, ngo arimo kugufasha ngo gusubirana, kongera kumererwa neza, ariko ugasanga
arimo aragutera ibintu by'ubushake by'ibiki, ugasanga atangiye no kugukorakora mu buryo yabigambiriye, mu buryo abishakamo kubera ukuntu yagutekerejeho, cyangwa se ugasanga umuntu runaka niwe ahubwo ahita yishyura amafaranga y'ikirenga wa muntu ugiye kumufura mu mutwe kugira ngo aze kumukorera ibyo ngibyo, nyine ahagera bikamushimisha cyane, bikamera nk'aho yageze mu gikorwa nyirizina. Salon de coiffure rero ntabwo twazisiga inyuma. Hanyuma haza ibiro, muri office, ahantu abantu bakora. Abantu barakorana mu biro, ni ahantu abantu bajya ku kazi ariko barahagera bakamenyerana, bamara kumenyerana bakisanzuranaho, bagatangira no kuganira ku bindi bintu bishobora kuba byigiye imbere. Mu biro rero ni ahantu hashobora naho kubera uburaya cyangwa se hajya habera uburaya, kandi twese tuzi yuko tugomba kujyaho kuko tugomba kujya gukora. Ntuze kumburanya kubera ko n'ikimenyimenyi usanga ibintu byitwa ngo harassment bihora biganirwaho, biri mu biganiro bigaruka kenshi, biza kubwirwa abakozi ngo no harassment ntiyemewe, ntabwo wemerewe kujya gusaba umuntu ku ngufu, kubera ko bazi ko mu biro niba ushaka gutanga promotion uramubwira ko byanze bikunze mukora imibonano, cyangwa se ariko ubwo ni ku bantu bamwe, ntabwo mvuga ko ariko bikorwa buri gihe, cyangwa se ugasanga ni umuntu mwamaze kumenyerana, mwakundanye, mutangiye kujya muvugira ibintu mukorera mu biro kandi ntibyemewe, ubundi kirazira kikaziririzwa kuvuga ngo ukundanye n'umuntu mukora mu biro bimwe. Icyo gihe biba bisaba ko ujya kubivuga niba koko muri abantu bari serious, bakamenya ngo uwo mwana murawufite, hanyuma bakanasesinga bakareba niba mukomeza gukorana mu biro bimwe cyangwa se niba mwimuka mukajya ahandi hantu. Mu biro rero ni ahantu rwose hashobora kubera uburaya, ndetse hajya habera n'ibintu byo gufatwa ku ngufu ku buryo birwanywa ku rwego mpuzamahanga, n'abariya bakora muri za UN, aho usanga bavuga bati naho icyo kibazo kirahari. Naho rero harimo. Hanyuma ahantu ha gatanu hanyuma nashatse kuvuga, kukwibutsa, kugukanguraho amaso, nubwo ari henshi cyane nawe muri comment ushobora kuza kugenda umbwira ahandi, ni ahantu hitwa mu byumba by'amasengesho. Benshi rero usanga bizera ko mu byumba by'amasengesho ari ahantu hatagatifu, ku buryo no kubabwira ngo ni ahantu hashobora gukorerwa ibintu by'uburaya bashobora kutabyumva, bumva ko ari ahantu hejejwe cyane ku buryo nta cyaha cyakorerwayo. Ariko my dear, baribeshya kuko abantu bose ntabwo bagenzwa na kamwe. Abantu bose ntabwo baba bagenzwa na kamwe, abahaje bose siko baba baje gusenga, ahubwo harimo n'ababa baje bafite gahunda y'uko nyine bashakamo abo bantu bashobora kugura cyangwa se bashobora no gukorana imibonano mpuzabitsina, cyangwa se ugasanga umuntu yarakuropeye, yarakubonye. Hari abantu mu byumba by'amasengesho bazi guteretesha imirongo ya Bibiliya, akakwereka ukuntu mama utagiye gukora icyaha, cyangwa se akakwereka ko nawe ari umukristo cyane, ariko ko nubwo mwacitswe mushobora gucikwa mwembi hamwe. Mu byumba by'amasengesho rero kumva ngo umuntu wawe ahora ajya mu byumba by'amasengesho arabikunda cyane kujya gusenga, ntabwo ari bibi, benshi bajyanwa no gusenga, ariko ashobora kuba ari umwe muri babandi bageramo bagakoreramo uburaya. Ibyo ngibyo nta wabyirengagiza. Reka rero ndekera aho ngaho, ni liste ndende twakomeza tugatondora, rimwe na rimwe twagiraho tukanavuga ngo none se ubundi ahatabera uburaya ni hehe, ugasanga ubundi muri rusange kami ka muntu ni umutima we. Kuba kanaka yakorera uburaya ahangaha ntabwo bivuga kanaka wundi ko azabuhakorera. Kandi rimwe na rimwe nkakubwira ngo nubwo natangiye kubwira ngo umuntu wawe ntabwo ari byiza ko umuntu mwashakanye uhora umukekera, umukekakeka, umugira gute. Ibyo ngibyo bituma guhora umukekakeka wowe ubwawe nta mahoro biguha, nawe ubwe nta mahoro bimuha, donc bituma muhora mubanye mu kubana kudashimishije cyane. Ariko iyo mumaze iminsi umwe yizera undi, nta gukekakekana, nta gutongana, nta mwiryane, urugo nibwo ruhinduka paradizo. Ndabifuriza rero ko urugo rwanyu rukomeza kuba paradizo. Impamvu ibi nabikomozagaho ntabwo ari kugira ngo utangire umukekakeke kuko ajyayo, ahubwo umenye yuko ari umuntu w'umwizerwa, nubwo ajyayo ntabwo akorera y'ibyo bibi, ariko nawe ujyayo wibuke yuko kuba ibyo bibi byose bihakorerwa bitavuga ko ugomba nawe kubyishoramo, kubera yuko kuba wabyishoramo ni amahitamo ubukoze, kandi rimwe na rimwe cyangwa se na kenshi ahubwo ugomba kwibuka ko amahitamo ukora mu buzima akugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi bitewe nyine n'amahitamo yawe. Ndagushimiye cyane, ndi Shangazi Emma Claudine. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi.
ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma, impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere h'Isi. Ni ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office.